icyo tuganiho n'umurimo wawe n'itorero, uwo turi kumwe wese bitubera umwanya wo kurushaho gusobanukirwa icyo ugambiriye n'icyo ushaka, kandi twese tubona umugisha wawe. Ni mu izina ry'Yesu bisabye bakoze, amen. Amen. Murakoze cyane ko mutyo umwanya wo gusenga Imana. Nyakubahwa mushumba mukuru itoro ADPR, by'umwihariko guhera muri 2021 ushaka wanasura inyuma gato 2020 ryatangiye urugendo rw'impinduka, urugendo rw'amavugurura, ariko ntituri busubire inyuma cyane muri ayo mateka ko mwagize ibihe bihagije byo kubisobanura abanyetorero uko urwo rugendo rwagiye rugendwa. Nagira ngo tubwireho mu ncamake duhera aho ngaho, ubu itorero rihagaze rite, rimeze rite, urugendo rw'amavugurura mu ncamake ubu ngubu ruhagaze gute, kugira ngo tuze kuganira ku bindi twateguye. Murakoze cyane. Itorero rimeze neza, turashimira Imana kuko ni itorero n'umurimo wa Kristo, ikora umurimo w'ivugabutumwa. Muri uyu mwaka ushize ndetse n'uwabanje niho twatangiye ibindi bihe by'umwihariko bidasanzwe bijyanye no kuvuga ubutumwa mu buryo bw'umwihariko. Ndagaruka ko icyo gihe hari hamaze gufungwa insengero nyinshi bijyanye n'uko zitujuje ibisabwa nabyo, kandi iyo tubigarukaho nk'abakristo ni byiza nyine kumva impamvu insengero zimwe zifunze n'icyo dusabwa gukora, kuko mu bice bitandukanye by'igihugu kuva itorero ritangiye ryagize imbaraga mu ivugabutumwa, rigera ku misozi itandukanye, kandi aho tugeze twatangiza urusengero. Rero imbaraga zashyizwe mu ivugabutumwa zabaye imbaraga zo gushaka abantu baza kuri Kristo Yesu. Tunabishimira Imana cyane kubw'abantu Imana yaduhaye. Mu mwaka ushize twizihizaga imyaka 85 itorero rikora umurimo w'Imana muri iki gihugu, ariko icyagaragaye ni uko muri urwo rugendo rw'ivugabutumwa no kubaka insengero, abantu ntabwo bitaye cyane kubaka insengero zijyanye n'igihe zujuje ibisabwa. Ubu rero aho hatangiye gusuzumwa cyane inyubako z'insengero, byagaragaye ko dufite insengero nyinshi zitujuje ibisabwa, zikeneye ko zivugururwa, zubakwa mu buryo bujyanye n'igihe. Rero nubwo ahari nyinshi zafunzwe zitangira ibikorwa byo kuzuza ibisabwa, ariko ibikorwa by'itorero byo byarakomeje bikomereza mu nsengero zifunguye, abakristo aho bari mu bice bitandukanye. Kandi tuvuze ibikorwa by'itorero bishingiye ku cyerekezo cyaryo cyo guhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye, kandi twifashishije ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bigashingira ku ntego dufite yo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, twigisha ijambo ry'Imana, ariko no guhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye, twita ku burezi, twita ku buzima, twita no ku bindi bikorwa bifasha abantu ko batera imbere kandi mu buryo bwuzuye. Ibyo bikorwa biba byarakomeje, haba mu ivugabutumwa tugira abantu bakizwa, kuko umwaka ushize twagize abantu barenga 26 bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, bariga mu nyigisho z'umubatizo, barabatizwa. Muri bo harimo n'abari barabaswe n'ibiyobyabwenge barenga 600, nabo bahindutse muri urwo rugendo. Ubu bamwe bari mu bigo twashyizeho bifasha abantu kwiga imyuga by'igihe gitoya kugira ngo bibashe kubateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi. Rero ngarutse kuri uwo musaruro w'ivugabutumwa, kagaruka ku bikorwa abakristo bakomeje gukora umwaka ushize, haba inyubako kugira ngo insengero zuzuze ibisabwa. Ubu uyu munsi mu gihugu hose dufite insengero zigera muri 700 ziri kuvugura inyubako z'insengero kugira ngo zuzuze ibisabwa, ariko hakaba n'izindi nsengero nazo zigera hafi 300 zo ni insengero byasabye ko hubakwa insengero nshya zijyanye n'igihe. Ubu ni umurimo rero gukorwa hirya no hino mu gihugu, dushimira abakristo cyane. Nashaka kubwira ko iyo tuvuze impinduka
ntabwo tubivugira gusa mu nzego, ahubwo turi kubivugira uburyo itorero rikomeza kwiyubaka, rigira insengero, rigira ibikorwa, rigira imikorere ifasha abantu kugera ku cyerekezo cy'itorero. Ibi kandi ndabigarukaho nyine ko umwaka ushize ni naho hatangiye gushyirwa imbaraga n'ibihe n'iki twakora ngo amatorero, insengero dufite zuzuza ibisabwa. Muri ibyo harimo icyo kubona abayobozi b'amatorero bize amashuri asabwa. Hari igihe abantu iyo tuvuze kwiga amashuri asabwa batangira kuvuga ati kuko turi ku itorero ry'umwuka, iby'amashuri bijemo gute? Buriya kuba turi itorero ry'umwuka ahubwo dukwiye no kugira n'ubumenyi bwose butandukanye kuko Imana ahantu yadutumye bisaba ko tugira bwa bumenyi bwo guhindura aho turi, bwo guhindura ahantu dukorera. Rero dufite uyu munsi umugisha wo kugira abantu barenga 1,700, bamwe bamaze kurangiza, abandi bari kurangiza muri iyi minsi. Tubashimire cyane ubwitange babishyiramo, kandi muri abo harimo abantu benshi bafite umuhamagaro, bafite urukundo rw'itorero, buzuye umwuka wera, basenga, bafite ubuhamya bwiza, badufasha no mu buryo bwose kugira ngo ibikorwa by'ivugabutumwa hirya no hino bikomeze gukorwa mu buryo bizana impinduka nziza mu buzima bw'abakristo. Aha rero niho ngaruka nshimira abakristo kubona ko muri ibyo bihe bidasanzwe, muri ibyo bihe bisaba ko abantu bagira imitekerereze isubiza ibibazo bihari, ubona hirya no hino bakomeza kwerekana ishyaka, bakomeza kwerekana kuko ari abapantekoti. Mu bintu Imana yaduhaye mu itorero dushima Imana nuko kuva uyu murimo watangira, itorero ritangira, imyumvire y'abantu twese turabizi ko ni itorero Kristo arimo, ni itorero Kristo akoreramo, kandi igihe cyose imbaraga ze turazibona. Ni itorero yujuje abantu umwuka wera, kandi imbaraga z'umwuka wera turazibona mu itorero zirakora. Ariko ni n'itorero yahaye ko abarimo barikunda, baryishimira, baribamo bumva babishaka. Ibyo byose rero nibyo bitera abantu gukomeza gukora bya bikorwa byose kugira ngo ibisabwa bikenewe byose bigerweho. Uyu mwaka niho twatangiye gukora andi mavugurura nayo agaruka kureba ni ibiki twavugurura cyane cyane mu nzego zihuza ibikorwa. Buriya iyo hari ibintu byahindutse ahantu uri, ahantu ukorera, mu nshingano ufite, mu byo ugomba kuba ukora, ntutekereze ibyo ukwiye nawe guhindura, uba utareba mu buryo burambye, mu buryo bwagutse. Mbega kubona insengero zafunzwe zigomba kuzuza ibisabwa, icyo ni byiza kwibaza ngo ariko ibindi bikwiye kuba bikorwa ni ibihe? Aha rero mu ntangiriro z'uyu mwaka, mu biganiro bitandukanye, mu nzego zibifite mu nshingano, mu busesenguzi, mu gusenga, mu kwibaza n'icyo twakora, twabonye ari byiza ko havugururwa inzego zifite mu nshingano guhuza ibikorwa. Aha ndavuga urwego rwa paruwase ndetse n'urwego rw'uburembo. Nk'uko twabibabwiye mu itangazo twabahaye, twabonye ari uburyo bwiza ko paruwase twazivugurura tukagira paruwasi imwe muri buri karere, ndetse n'indembo nazo tukazivugurura tukagira indembo 5. Twari dusanga mu indembo 9, ariko noneho tukagira indembo 5. Mpere kuri paruwase cyangwa se n'urembo, izo ni inzego zihuza ibikorwa. Niyo mpamvu iyo twazivuguruye ntacyo biba kuko insengero zo ntacyo tuba tuzikozeho. Buriya iyo tuvuze itorero ADPR, ubuzima bwaryo ntabwo bushingiye mu nzego zihuza ibikorwa, ahubwo bushingiye cyane nyine ku itorero, kuko niho abakristo bahurira, niho inyigisho niho bigira, niho basengera, niho ya mahugurwa bera. Bya bikorwa by'iterambere ni naryo rigira uruhare mu gukora bya bikorwa biteza imbere kominote, gukemura bya bibazo biri aho abantu batuye, niba ari mituweli tugomba kwishyurira, niba ari ugufasha kurwanya bya bikorwa
bibangamiye umuryango nyarwanda cyangwa bya bibazo biri ahantu tubarizwa, ibyo byose bikorwa binyuze muri ya matorero, muri za nsengero. Na niyo mpamvu buriya kugira ngo abantu bakomeze gusobanukirwa iyo tuvuze itorero baryumvire hahandi abantu basengera. Muzi ko mbere twabyitaga umudugudu, ariko tuza kubona ivuze itorero ntidushaka abantu bumva itorero baryumvire ku biro bikuru, baryumvire ku Rurembo, baryumvire kuri paruwase, ahubwo nibaryumvire hahandi bahurira. Baje muri nibature hamwe bahurira, baje gushyingirwa, baje gusezerana, baje gusengeshereza abana hamwe bahurira, baje mu masengesho hamwe bahurira, baje muri repetition hamwe bahurira, baje mu mubatizo hamwe bahurira, baje mu mahugurwa yo kubateza imbere hamwe bahurira, baje mu matsinda yo kuzigama no kugurizanya hamwe bahurira, baje kuganira ku nyigisho zibafasha mu isanamitima, mu bumwe, mu budaheranwa. Aho ngaho rero iyo ibikorwa byose bigamije kuhongera imbaraga n'ubushobozi, tuba turi mu rugendo rwo kubaka itorero. Kubaka itorero ni amahitamo ya buri munsi adufasha kureba ngo ni iki dukora mu rugendo rwo gufasha ko amatorero hariya ku rwego rw'aho abantu bahurira akomeza kugira ubuzima kandi agakora neza. Rero paruwase twazigabanije ziba 30, ni ukuvuga ngo imwe muri buri karere, n'indembo nazo turazigabanya ziba 5 zihuye n'Ururembo rw'Amajyepfo, Ururembo rw'Amajyaruguru, Ururembo rw'Uburengerazuba, Ururembo rw'Uburasirazuba ndetse n'Ururembo rwa Kigali. Ibi rero ntabwo bibangamiye aho itorero rigana, ahubwo biba igisubizo, kubera ko impamvu yo kubikora ni uko twashaka ko ubushobozi bwose itorero ibasha kubona, imbaraga zishyirwa hasi ku matorero, amatorero akabona abayobozi bujuje ibisabwa. Kugira ngo tubone abayobozi bujuje ibisabwa, hari icyo itorero risabwa, hari icyo rigomba gukora, hari icyo rigomba gutanga kugira ngo ribone abayobozi. Kandi noneho na bya bikorwa bikorwa ku matorero muri urwo rugendo harimo icyerekezo cyo kuba ni gute itorero muri rusange rishyigikirana mu bushobozi bwaryo, kugira ngo hahandi abakristo bahurira, ya mishinga iri ku matorero, ya mishinga yo kugira ngo abakristo batere imbere, bagire imibereho myiza, ni gute komeza gushyigikirwa muri bwa bushobozi bwose tubasha guhuriza hamwe nk'abakristo b'itorero ADEPR ndetse n'abafatanyabikorwa. Rero impamvu y'amavugurura muri iki cyiciro agamije gusubiza ikibazo kivuga ngo ni iki twakora kugira ngo amatorero y'itorero ADEPR akomeze kubaho. Uyu munsi dufite afunguye, ariko n'andi menshi afunze ari mu rugendo rwo kuzuza ibisabwa. Ariko igituma ADEPR ikomeza kugera ku ntego yayo ntabwo byubakiye mu nzego nyinshi zihuza ibikorwa, ahubwo yubakiye mu buryo duha ubushobozi ariya matorero. Birumvikana kuba twari dufite amatorero menshi afunguye no kugira inzego nyinshi zahuza bya bikorwa byari bikenewe, ariko uko tugira insengero zikwiye kwitabwaho cyane, ni byiza gutekereza ngo ni iki twakora. Kimwe mu byo twabonye twakora rero ni ukugabanya inzego zihuza ibikorwa, noneho ubushobozi bwose, imbaraga zose, imikorere yose ikaba idusubiza gufasha amatorero muri rwa rugendo arimo rwo kwiyubaka, rwo kuzuza ibisabwa. Kandi uko tubikora turi gufasha itorero kugera ku intego dufite y'ivugabutumwa, kuko ivugabutumwa nyine ikora handi ku matorero, ikorerwa mu miryango, rikorerwa hamwe tubarizwa. Intego dufite yo gutuma abana babona uburyo bakiga, bikorerwa handi ku nsengero, handi ku matorero. Intego dufite yo gutuma haboneka imfashanyigisho zitangwa muri za minisiteri zose ziri ku matorero, niba ari abagabo bakagira inyigisho zabo bakiga, niba ari abagore, niba ari abasore, niba ari abakobwa, niba dutegura abageni, niba dutegura abizera bashya, niba twigisha urubyiruko, niba twigisha abadiyakoni, niba turi kwigisha abashumba, bya bikorwa byose bihara ku matorero. Ubu rugendo turimo rero ni urugendo rukenewe cyane kandi rw'igisubizo ku itorero ryose muri rusange nk'itorero ADEPR, kuko aha noneho turi kureba ngo ni iki dukomeza kwitaho gituma wa mukristo wandugana mu rusengero hamwe duhurira buri cyumweru abona ibisubizo by'inyota afite
mu buzima bwe bwa buri munsi. Buriya uko twagira inzego nyinshi zihuza ibikorwa, hari inshingano, hari n'ibyo bakora byiza, ariko impinduka kugira ngo zigerweho ni uko abantu bakomeza gushyira imbaraga muri ya matorero hamwe abantu bahurira. Birumvikana uko hari impinduka ziba mu nsengero, zimwe zigahuzwa izindi zigafungwa, amatorero amwe akagabanuka. Buriya kugabanuka kw'amatorero ni kimwe, icyo dukwiye kwitaho ni uko abakristo bakomeza kwiyongera. Kandi mwabyumvise ko nubwo insengero zagabanutse, ntabwo bibangamiye misiyo itorero rifite, kuko misiyo itorero rifite niyo kuvuga ubutumwa bwiza buhindura abantu bakaba abigishwa ba Yesu Kristo. Rero dukwiye kwibaza ngo nubwo hari insengero zifunze, ni iki dukomeza gukora kugira ngo ivugabutumwa rigere kuri ya misozi yose. Muri make nashaka kuvuga kuri izo mpinduka zimaze iyi minsi ziri gukorwa n'icyo zigamije, kandi mbone ko gushimira ari abashumba b'amaparuwase, ari abashumba b'indembo. Indembo zavuguruwe umunsi wo ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri, zari zimaze imyaka 5 dufite abashumba 9. Dushimira Imana cyane umurimo bakoze mwiza. Impinduka zagezweho muri iyi myaka 5 itambutse ni impinduka twishimira, haba mu ivugabutumwa, haba mu gusubiza ibibazo bitandukanye itorero ryari riri kunyuramo. Hari ibikorwa bitandukanye byatangijwe muri urwo rugendo, haba ikigo kivuza abakozi, haba guhuza ibigo bitandukanye by'itorero kugira ngo bibashe gutanga umusaruro, haba imikoranire n'abafatanyabikorwa, gutuma imishinga itandukanye dufite mu itorero yo gufasha abantu kwiteza imbere ikora neza, ndetse haba no gushaka uburyo tubona abapastori bujuje ibisabwa. Mwabizi ko umwaka ushize nibwo twarobanuye abapastori 485. Ku nshuro ya mbere turobanuramo abapastori bafite inshingano kandi b'abagore. Ibyo byose n'urugendo twafatanije, turashaka kubashimira cyane. Mbwiye nk'abanyitorero mu ndembo zitandukanye twari dusanganywe ko dushimira abashumba bose twafatanije umurimo bakoze. Kandi n'uyu munsi mwabibonye ko abakomeje inshingano mu ndembo nshya zagiyeho nabwo bavuye muri abashumba bari basanzwe. Iyo batarakoze neza inshingano zabo, twari kuba twashakira n'umubano wa pastori, ariko impamvu twashakiye mu bo bari bamaze imyaka nuko bakoze umurimo mwiza. Kandi n'abatarakomeje inshingano zo kuyobora indembo, kuko birumvikana iyo umuntu yari afite imyaka akwiye gukora umurimo irangiye, twese duhamagarwa kugira ngo dukore umurimo. Ariko inshingano nyamukuru dufite, turi abapastori, turi abashumba, turi abakozi Imana, turi abakristo, nabo bagakomeza gukora umurimo mu itorero mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera ko bafite umuhamagaro, bafite ubushobozi. Ndetse n'abashumba b'amaparuwasi nabo tubashimire cyane umurimo mwiza bakoze, umurimo mwiza bakomeza gukora. Kuba inzego zagabanutse ni kimwe, bijyanye n'icyo abantu bari gusubiza, ariko turanashima umurimo mwiza bakoze. Kandi umurimo mwiza bakoze ni ukomeza no kudufasha ko naho bari bakomeza gukora umurimo mwiza, kuko itorero turi kuvuga insengero, ariko itorero rigira n'indi mirimo myinshi, rigira ibigo by'amashuri, rigira indi mishinga itandukanye. Bamwe barava mu nshingano zo kuyobora amatorero n'amaparuwase cyangwa se n'indembo, bajye mu yindi mishinga n'ibindi bikorwa bitandukanye by'itorero bijyanye n'impano n'ubushobozi bagiye bafite. Rero nashaka kubashimira cyane urwo rugendo twagendanye, ariko nanabwira abakristo ko ari byiza ko dukomeza gutekereza ni gute tubona ibisubizo by'itorero none no mu gihe kizaza. Murakoze cyane. Arakoze nyakubahwa mushumba mukuru w'itorero ADPR kuvuga mu ncamake aho urugendo rw'amavugurura rugeze, uko itorero rihagaze, kandi mu cyo tubonye nuko rihagaze neza. Munyetorero ameze neza nk'uko abitubwiye. Abagifungura radio ni Life Radio, cyangwa se abagifungura television ni Life TV, YouTube
YouTube channel turi kubona abantu baradukurikiye benshi, abantu basaga igihumbi muri live. Ni ibintu byiza cyane, ubutumwa mwanditse hari aho nagiye nyuzamo amaso nabibona muri gushima uvuga ati mushumba turagukunda, abishimira iki kiganiro. Mwese rero tubahaye ikaze kandi mukomeze mutamwe ubwo butumwa, turaza no kubunyuzamo amaso tubusome tubugeze kuri nyakubahwa mushumba mukuru. Turi kuganira rero ku rugendo rw'amavugurura mu itorero ADEPR yagiye aba mu bihe bitandukanye, ariko by'umwihariko twashatse gutinda cyane kwibanda ku mavugurura abaye muri ino minsi. Hari amatangazo abiri aherutse gusomerwa hano muri studio n'ubundi asobanura urugendo rw'amavugurura itorero ryagiye rikora. Twashatse rero ko nyakubahwa mushumba mukuru w'itorero ADEPR agira byinshi asobanura kuri urwo rugendo. Nyakubahwa mushumba, mugerageje kubivuga mu ncamake, nagira ngo tugaruke gatoya kuba paruwasi zari 143 ubu ngubu ziba 30 zihwanye n'uturere 30 tw'u Rwanda. Indembo zari 9 ubu zibaye 5 zihwanye n'ubundi n'intara enye n'umujyi wa Kigali. Uko guhuza izi nzego z'itorero ADEPR bikaba biri guhura n'inzego za leta, bishatse kuvuga iki? Mwabikoze ku bushake? Hari icyo bifasha by'umwihariko mu rwego rw'imikoranire cyangwa se by'umunyetora azungukiramo? Mwageje kubisobanura icyo umunyetora azungukiramo ko nta nicyo bimuhungabanya, ariko munagaruke no kuri serivisi mu bihurize hamwe. Paruwasi imwe mu karere ni kanini, ntacyo bizahungabanya kuri serivisi umunyetorero ahabwa bitewe n'ubunini bwa paruwasi kwingana. Ibyo mwabisubiriza hamwe. Uturere, intara, umujyi wa Kigali ni inzego z'igihugu cyacu. Yego. Kandi itorero ADEPR ni itorero nyine rikorera mu gihugu cyacu. Buriya ni itorero rya Pentecote y'u Rwanda. Rero twibona nk'itorero igihe cyose twumva duhamagarirwa kuba igisubizo muri kominote. Rero gushyiraho uburyo bw'imikorere kandi bunahura n'uburyo inzego zubatse byoroshya imikoranire abafatanyabikorwa batandukanye, kuko baba Kristo dukorera n'abaturage, bya bibazo dufatanya gukemura binyuze mu bikorwa itorero rikora, ni bya bibazo biri ahantu duherereye. Rero kuba paruwasi iri mu rwego rw'akarere, kuba dufite ururembo rufite imbibi zihuye n'imbibi z'intara, wumva biri muri cya cyerekezo cya rwa rugendo rwo kubaka itorero ariko riba igisubizo aho riri. Mu bihe bishize dukora icyerekezo cy'itorero cya 2050, ni icyerekezo twakoze twibaza ngo ariko ni iki dukora kugira ngo itorero rikomeze kuba igisubizo none ndetse n'ejo hazaza. Muri byo harimo kwibaza ngo ni iki Imana ishaka ko dukora. Nabigarutseho muri iyi minsi ko Kristo ashaka ko dukomeza kwamamaza, tukavuga ubutumwa bwiza, tukigisha abantu bakaba bigishwa ba Yesu Kristo. Ibi mbigarukeho mbibwire abashumba, bavuga butumwa, abayobozi, ko umurimo dufite wa mbere w'ibanze nuko arabo dufite mu rusengero tubigisha ijambo ry'Imana rituma bahinduka, bakaba bigishwa ba Yesu, bagasa na Yesu, bakavuga nka Yesu, bakagira ubuzima n'imibereho bijyanye n'uko Yesu Kristo ashaka. Kandi tukanazirikana ko hakiri n'abandi benshi batarabwirwa ubutumwa bwiza, bakwiye kubwirwa Kristo kugira ngo ahindure ubuzima bwabo, ahindure imibereho yabo. Rero iyo nshingano kuyikora inajyana no kwibaza ngo ni ibiki biri aho dukorera. Rero ko kubyita kubihuza n'imbibi zijyanye n'aho turere duherereye, intara, ibyo ngibyo kuri twe biratworohereza muri ya mikoranire, kuko dufite umuhamagaro wo kugeza ubutumwa muri iki gihugu mu bice bitandukanye, ku misozi itandukanye. Hari n'igihe abantu bitubaza, nta nubwo duterwa isoni no kubiba gutyo, kuko turabyishimiye. Buriya kuba uri mu gihugu hari inzego zacyo zubatse neza, hari imbibi zaciwe n'igihugu, byoroshya imikorere, twebwe turabyishimira, twumva ari byiza gukorera muri ubwo buryo. Ntabwo tubona nk'ikibazo, tubona nk'igisubizo. Kuba
twibaza ngo muri kano kagari, muri uyu mudugudu, muri iri sibo, muri uyu murenge, muri aka karere, muri iyi ntara, mu mujyi wa Kigali, ni gute itorero ribasha kugira uruhare mu guhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye. Muri icyo cyerekezo cya 2050 rero harimo kwibaza ngo ni iki Kristo ashaka. Twibaza ko ni iki cyafasha abanyitorero, ariko tunibaza ngo ese ko turi mu gihugu gifite icyerekezo cya 2050, ni iki itorero ikora kugira ngo hamwe u Rwanda rwifuza kugera, abanyarwanda bifuza kugera, kuko abanyitorero ni abanyarwanda rero ni iki itorero ikora kugira ngo imibereho yabo myiza, kugira ngo nabo aho baba, kugira ngo abana babo aho biga, kugira ngo ubuzima bwabo, kugira ngo ibisubizo bakwiye ko babona itorero bigiremo uruhare. Na niyo mpamvu ari byiza ko buri cyumweru cyangwa buri gihe cyo twahuje abantu, murabizi abashumba, iyo duhuje abantu tugasenga, tukiga ijambo ry'Imana, tukagira n'umwanya wo gutandukana. Nidutandukana n'abantu twabahuje, dukwiye kwibaza buri gihe ngo ko bagiye he, bagiye kuba he, bagiye kuba mu buhe buzima, bagiye kurara he, abana babo biga he. Nitunabona baje dukwiye kureba, tukibaza ngo ariko aba bantu baje bavuye, dukeneye gutera iyo ntambwe yo kuba itorero rihinduka, ariko rigahindura ahantu riri, rikaba igisubizo, rikaba umucyo, rikaba urumuri, rikazana ibyiza aho riherereye. Nashaka kuvuga ko iyo myumvire y'itorero rizana impinduka aho riherereye, ituma twumva gukorera muri za nzego, biratworohereza, biradufasha, kuko tubyumvamo nk'inshingano dufite nk'itorero. Ikindi wagarutseho ni ikijyanye no kwibaza ati se ko noneho paruwasi ari nini, ko paruwasi ari nini ntibizagora abakristo, si urembo kari runini ntibuzagora abakristo. Ubundi bwo icyo twifuza ni uko ubwo byohera cyane abakristo, kuko ntacyo umukristo akwiye kuba we ajya gukora kuri paruwasi. Paruwasi ni urwego ruhuza amatorero, ariko ibyo umukristo akeneye akwiye kubibona hariya ku itorero, hamwe aza ku cyumweru, hahandi hafi ye niho akwiye kuba abonera pasitori, niho akwiye kuba inyigisho zose akeneye, niba ari n'icyangombwa akeneye niho akwiye kuba akibonera. Rero ibyakorerwaga kuri paruwasi byose twarabimanuye, ibireba abakristo bakenera tubishyira hariya ku itorero. Nibagiye gukora ubukwe, ni pasiteri ni hariya, ni hamwigishiriza, ni hamushyingirira. Niba bakeneye kubatizwa, Yorodani iraho hafi yabo, ishobora kutuba kuri urusengero, ariko n'insengero ebyiri cyangwa eshatu zegeranye zikwiye kuba zibona Yorodani ahantu babatiriza, aho ngaho habegereye. Nta kintu akwiye kuba ajya gukora kuri paruwasi, kuko umushumba wa paruwasi we inshingano afite ya mbere irimo gutuma abayobozi b'aya matorero bagira ubushobozi bwose bwo kwita kuri abakristo bashinzwe. Ntabwo nawe afite inshingano zo kujya ajya muri za nsengero zose, icyo afite, kuko buri rusengero ukwiye kuba rufite umushumba, umuyobozi wita ku bakristo, wita ku ntama babana umunsi ku wundi mu buryo butandukanye, ndetse bakarenga umwe. Niyo mpamvu mubona turi gushishikariza abantu mu buryo butandukanye kugira ngo abantu bige, abantu batange umuhamagaro. Ibyo byose bidufashe guhara ku itorero, ibyo umukristo akeneye byose abihasanga, abihabona. Nta kintu kizagora umukristo muri aya mavugurura, ahubwo byose bigamije ko umukristo yorohererwa, icyo akeneye cyose akakibona. Ikindi ni uko twubatse n'uburyo bw'ikoranabuhanga buhuza ibikorwa n'imikorere y'itorero, aho icyo umukristo akeneye, aho turi kugana ni uko icyo ukeneye nk'umukristo udakeneye no kujya ku rusengero, ukwiye kujya ku rusengero kuko icyo ushaka ari ikintu cyori ko kibuhuza n'umupasitori. Ariko niba ari icyangombwa ushaka, rekomandasiyo urashaka kwandika, usaba akazi, washaka se kwimuka uve mu burembo mujye mu bundi, kuko ADEPR n'itorero rimwe, mujye muri paruwasi mujye mu yindi. Ibyo rero twifuza ko bikorohera hifasha uburyo bw'ikoranabuhanga. Icyo ukeneye ukagisabira aho uri mu rugo, ukagisabira kuri telefone, noneho muri bwa buryo bw'ikoranabuhanga bakakikwemerera, bakakiguhereza
kugira ngo ibyo urugendo wafataga ugiye ku rusengero ukwiye kujya ku rusengero ku mpamvu nyine zo gusenga, ku mpamvu z'ibikorwa biba byahaduhurije, ariko ibya bindi byatuma ujyayo ngiye kujya kwiyandikisha, ngiye kujya kwandikisha ubukwe, ngiye gusaba icyangombwa cyo gutanga muri dosiye yanjye kuko nshaka gusaba akazi, kandi aho basaba icyangombwa cy'uko umuntu ari umukristo. Ibyo byose turi gushyiraho ubwo buryo bworohereza umuntu ko abibona nta rugendo yakoze. Rero kuba paruwase ikora ahantu hangana n'akarere ntabwo bizaba imbogamizi ku mukristo, kuko umukristo icyo akeneye azakibonera mu rugo, ibindi ayiboneye ku rusengero aho abarizwa bitamusabye kugira rwa rugendo. Yego, murakoze cyane. Mukomeje kuvuga ijambo ko mu gihe itorero rigiye kongerera imbaraga ubushobozi itorero kugira ngo bya bindi byose umukristo akeneye abibonere ku itorero. Nk'uko mubivuze, hari igihe umushumba uyoboye iryo torero ashobora kwibaza akavuga ati wakitubarije, ariko nk'umunyamakuru nicyo mbashinzwe kwita ntekereza icyo yakwibaza. Ubwo bushobozi nabwo kuko buzagera no kuri wa muyobozi uyobora itorero, ndavuga muri bwa buryo bwo yahabwaga bwo kumufasha ubuzima, hari ikigiye kuzamuka. Impinduka zose zikorwa zikwiye kuba zituganisha aho ngaho. Hari ubushobozi bimufasha mu kazi, bimufasha we hari n'ibimuha ububasha atarasanzwe afite. Tuvuge niba ku itorero umupasitoro baguhari, iyo asaba ishari cyangwa yagisaba kuba kimuvanira kuri paruwase, hari ibyo noneho akwiye kuba we afite ububasha bwo kubikora yabyikorera, kubera ko abapasitori bakwiye kuba ari abantu bahuguwe, bafite ubumenyi bwo gukora za nshingano, kandi bazi ko niyo bazikora bazibazwa. Ibyo byose rero muri iki cyerekezo cy'aya mavugurura, aho dukwiye kuba, aho tugana naho h'ibikorwa ari wa muyobozi, ari abakristo, ari twashyizeho minisiteri 10 kugira ngo umukristo wese agire ahantu abarizwa kubera umurimo yigishirizwa. Murabyibuka tugira minisiteri ishinzwe abana, tugira minisiteri ishinzwe urubyiruko, tugira minisiteri ishinzwe abagore, tugira ishinzwe abagabo, tugira ishinzwe umuryango, tugira ishinzwe abakuze, tugira ishinzwe ab'ingenzi, abanyamasengesho, ishinzwe abaririmbyi, tugira ishinzwe abadiyakoni, tugira ishinzwe abashumba ndetse n'abavugabutumwa. Abo bantu bose rero izo minisiteri twifuza ko banagira imfashanyigisho ibafasha uko bahuye buri cyumweru kwiga inyigisho zijyanye n'icyiciro cyabo, binyuze mu ijambo ry'Imana kugira ngo bibakuze bibageze ku yindi ntambwe. Ibyo byose rero uko tubimanura tukabishyira ku matorero, byose biri muri cya cyerekezo cyo kongera rya torero ubushobozi. Ko navuga by'umwihariko umuyobozi, ariko nacyo ubwo cyumvikanye ko hari ubushobozi azongererwa yaba mu byemezo afata, ubwo ariko nikimugeraho nawe kugira ngo ubuzima mbega ibyo byose birumvikana. Uko za mpinduka ziba zo kugabanya imbaraga zijya mu guhuza ibikorwa, no mu bantu bakoraga akazi ko guhuza ibikorwa, aho tugana ni igituma bamwe bayobora amatorero ari ibyo bagenerwa, ari ububasha bafite, ari ubushobozi bw'ibyo bakora, ibyo byose bigenda byegera hejuru, byongererwa imbaraga, kandi bikaba bigamije ni iki dukora ngo uriya mukristo yitabweho. Kuko uwo dukwiye kuba tureba bwa mbere, impamvu y'impinduka zose ni iki dukora ngo uyu mukristo abone icyo yaje mu itorero ashakamo, icyo ukeneye. Iyo umuntu abyutse ku cyumweru avuga ati ngiye ku rusengero, ni icyo aba yumva ashaka kubonamo. Icyo rero dukwiye kwibaza buri gihe ngo ese abakristo bashumba mujye mwibaza buri cyumweru, mubyibaze kugira ngo bigutere gutegura icyumweru gitaha, kwibaza atari ko abakristo uyu munsi baje bahagaritse akazi kabo, bari bafite n'imiryango bakaza, so uyu muntu atashye yumva hari ikintu yabonye, atashye yumva no ku cyumweru gitazagaruka. Ibi rero dukwiye kubyibaza. Uko tubyibaza bituma twita ku ari inyigisho tubaha, uburyo dutegura amateraniro, dutegura abigisha, dutegura indirimbo, se ntibataye kumva ibibazo by'abantu. N'abaririmbyi igihe basanga bahimbye indirimbo ntibahimba ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo,
mbega dukwiye buri munsi kwibaza ngo aba bantu n'iki Yesu ashaka ko babona ko bahabwa, tukabisengera tukabitegura tukabyitaho, tukamenya ko abayobozi, abashumba, abavugabutumwa, abaririmbyi, abadiyakoni dufite inshingano zo kuba dutegurira abantu baza kuza, tugasenga tugategura. Ibyo byose bikadufasha ko umukristo wese uje mu rusengero ataha yumva icyo inyota yari afite umutima we yayimazwe, yabonye icyatuma akomeza gukura mu buryo bw'umwuka. Murakoze cyane nyakubahwa mushumba mukuru. Birashoboka ko umuntu yaba agifungura radiyo akibaza ngo mari mu kiganiro turi kuganira na nyakubahwa mushumba mukuru w'itoro ADPR, ari kugaruka ku mavugurura amaze iminsi mu itoro ADPR, ariko by'umwihariko twashatse kwibanda ku mavugurura yatangajwe mu minsi ya vuba. Rwose ndatekereza ko nta cyumweru bibiri birashira hatangajwe amavugurura mu nzego ebyiri, yaba urwego rwa paruwasi ndetse n'urwego rw'ururembo. Nibyo turi kugarukaho cyane kugira ngo nyakubahwa mushumba mukuru agire ibyo asobanura abanyetorero muri byinshi bibaza. Nyakubahwa mushumba mukuru, nk'uko nabikomojeho mu minsi ishize, nyine twatangaje hano mu itangazo mwari riturutse nyine muri mwebwe abayobozi yuko amaparuwasi abaye 30, indembo zibaye 5, ndetse ku ndembo ho hahise hanatangazwa abayobozi b'izo ndembo, ariko kuri paruwasi ntabwo hatangajwe abayobozi b'ayo maparuwasi. Bigeze hehe ko abantu bafite amatsiko ya paruwasi mwaduhaye n'indi uzayiyobora? Ikindi mu byo bibaza tugenda binatugeraho bavuga ngo gender, ko hasengewe abapasitori b'abagore, ko muri babandi batangajwe muri za ndembe 5 bayobora indembo ko habuzemo umugore. Ikintu cya gender itorero ko naho ryakirengagije, cyangwa yenda hari itegeko rigenderwaho ku buryo rishobora kuba rigonga abashumba b'abagore basengewe vuba, cyangwa se turababona muri aba baparuwasi. Ubwo nagira ngo mubisubirize rimwe mu bihuza nyakubahwa mushumba mukuru. Murakoze cyane. Ni byiza ko abantu bakibaza, mbega bikomeza gushimangira nyine uburyo bishimiye kubona abashumba b'abagore, kandi tunabashimira cyane amatorero barimo, bakora umurimo mwiza nk'uko n'abagabo bakora umurimo mwiza, turabyishimira cyane. N'uyu mwaka tuzasengera abandi b'abagabo n'ab'abagore, kuko tubona kugira abagore n'abagabo mu murimo ari igisubizo ku itorero. Mbega bituma itorero riba umuryango. Numvise yibaza ngo ese muri gusengera biki ko ngo namwe hari nabo muri guhagarika ku nshingano? Buriya abapasitori twahagaritse ku inshingano zo kuba umupasitori. Hari inshingano z'ubuyobozi bw'urwego runaka, umuntu akaba yaba ayoboye ururembo, yaba ayoboye paruwase, cyangwa se n'izindi nzego zitandukanye. Ariko umuhamagaro wa gipasitori ntabwo ujyana n'urwego runaka umuntu akwiye kujyamo, ahubwo ni umuhamagaro wo kuba hari abakristo ubera umushumba. Rero ibi ntibivuga ko ukwiye kuba ufite abakristo 1000 bingahe uri umushumba. Ushobora no gusanga ku itorero rimwe hari abapasitori 5, umwe abakuriye, abandi hari ushinzwe abagore akaba ari umushumba wita kuri icyo cyiciro, undi ashinzwe abagabo akaba ari umushumba wita ku bagabo. Rero kuba twagira abapasitori benshi ni igisubizo, ntabwo ari ikibazo, kuko guhabwa inshingano za gipasitori ntabwo ari inshingano z'akazi. Biratandukanye. Ushobora kugira inshingano zituma ko tuguha umwanya w'akazi ukora mu buryo unabihemberwa bijyanye n'umwanya wahawe n'inshingano wahawe n'ibyo ukwiye kujya ubazwa. Ariko kuba abantu ba pasitori ntabwo bishingira ko ari akazi bagiye gukora bahemberwa, kubera ko uretse n'abapasitori tugira n'abadiyakoni nabo n'abandi banyamuhamagaro tugira bakora inshingano nyinshi mu itorero. Tugira abavugabutumwa, tugira abaririmbyi, tugira abanyamasengesho. Za minisiteri zose muzasanga n'abantu bakora umurimo w'Imana. Rero narindi gusubiza kuri kiriya cy'abapasitori abagore batabonye mu bashumba b'indembo, kimwe nuko nyine dufite nk'uko warubivuzeho, dufite amategeko shingiro tugenderaho kugira umuntu ahabwe inshingano za gishumba, abe umushumba w'ururembo akwiye kuba amaze byibuze imyaka 5 ahawe inshingano za gishumba. Urumva rero niba mufite icyo cyifuzo ko muzagira umushumba w'ururembo w'umugore,
mutegerezeho tugenda urwo rugendo. Kandi nyine biranumvikana ko kuba umushumba w'urembo biba biguha umurimo mugari cyane mu nshingano za gipasitori, bisaba ko hari urugendo uba wagenze rutuma ugira bwa bunararibonye, kuko noneho uba umushumba udashumbye amatora gusa, unashumbye n'abandi bashumba muri icyo gice. Rero ku rwego rwa paruwase, igihe zisabonera abashumba mukomeze mu bisengere, mbega twabahaye igihe ngo musenge kugira ngo tubone nyine abashumba baza kuyobora izi paruwasi nshya. Ni uko muzasenga Imana niduhishurira hatubamo n'abagore nabo muzabona bajemo. Rero mukomeze musenge kugira ngo inzego zose zifite mu nshingano igihe bazabonekera, turizera ko bitazatinda, ari hafi. Aho muri bo mukomeze mu bisengere, musenge. Ntukajye usenga uvuga ati Imana runakazemo tubunakazemo. Hari igihe abantu ubona bagira ibiganiro n'imisengere imeze mu marangamutima yabo gusa, akavuga ati runakazemo, runaka ntazabure. Ujye usenga uzi uburyo Dawidi arobanurwa. Imana yamubwiye ati njyewe ntabwo ndeba nk'uburyo abantu bareba, njyewe ndeba umutima, njyewe ndeba kuko Imana iyo uze ngo ureba umutima, ni uko hari umuntu mu gihe runaka yashyizemo icyo ishaka gukorera mu bantu. Rero uko musenga, haba ku bashumba bayobora paruwase, abayobora amatorero akwiye kubona abashumba bijyanye n'ibisabwa aho tugana muri kino cyerekezo cy'amatorero yuzuza ibisabwa. Rero ni byiza ko abakristo mukomeza gusenga muri urwo rugendo rwo kurobanura no kubona abashumba, ariko ujye usenga kugira ngo gukora kw'Imana kuganze, kugira ngo habe ibyo Imana ishaka. Ntukajye usenga uvuga ati Imana runaka wanjye, runaka, ayo ni amarangamutima, kuko wowe ufite uko umubona ariko ntabwo uzi umutima we. Ariko Imana iramuzi, niyo ibasha no gukoresha abantu kugira ngo imuzane muri wa murimo, kandi ari imuzanye iranamushoboza, kuko niyo nyir'umurimo. Rero navugaga icyo ngicyo kijyanye no kurobanura abashumba bajya muri ubu butumwa muri izi paruwasi nshya, ndetse n'impamvu nta mushumba waje w'umugore mu bashumba b'indembo. Murumva ko uko twatangiye kubasengera biri hafi ko dutangira kugira abashumba b'indembo b'abagore muri iyo myanya iri imbere. Yo mu mategeko dufite nta cyamubuza kuba umugore yajyamo, niyo paruwasi nta kitubuza ko umugore yajyamo. Aho bisaba nibura igihe kingana iki? Aho bisaba imyaka 3 ari mu nshingano z'umuhamagaro. Inshingano z'umuhamagaro rero harimo ubudiyakoni, harimo ukaba umuvugabutumwa, harimo inshingano z'umuhamagaro. So ntabwo usigaye kuba pasitore gusa. Rero akwiye kuba amaze imyaka 3 byibuze. Hari imyaka akwiye kuba amaze ari mu itorero, ari mu itorero, ari umukristo, ariko hari n'imyaka akwiye kuba amaze akora inshingano z'umuhamagaro. Rero aho uko Imana izaduhishurira, izadufasha biciye mu buryo bwose, mu buryo bukoreshwa kugira ngo abarobanurirwa muri izi nshingano barobanurwe. Ibyo byose nihazamo umugore bizaba ari byiza. Abakibajije nawe kukibaza nabyo mu bisengere, komeza bisengere, kandi nk'icishwa mu bivuze numvise Imana izabahishurira vuba. Yego, nyakubahwa mushumba mukuru, rero hari ejo bundi mutangaza abayobozi mu rurembo, muganatangaza aho indembo zizagenda zikorera. Byagezwe ku rurembo rwa Kigali, rwo ruhabwa icyicaro ku biro bikuru by'itora ADEPR. Kubera icyo mwihariko, nuhe mwihariko mashaka gushyira ku rurembo rwa Kigali ku buryo icyicaro cyarwo kiza ku biro bikuru by'itora ADEPR? Ururembo rwa Kigali nk'uko twabivuzeho ejo mu biganiro twagize mu buryo butandukanye, twabonye bukwiye guhabwa umwihariko, kwitabwaho ku buryo bwihariye. Birumvikana atora ADEPR ni itora rimwe ryose. Iyo urebye ururembo rwa Kigali ni rwo rurembo ruba nk'uruhuje izindi ndembo, nirwo ruriho ibiro bikuru by'itorero bihuje bya bikorwa byose by'itorero.
ari n'ibikorwa binini bitandukanye bikorwa ku rwego rw'itorero bikurikiranwa n'ibiro bikuru ku munsi uzasanga n'abakristo b'itorero ADEPR bari mu gihugu hose abenshi bagenda bazi Kigali imwe baza bamara iminsi mike basubirayo begana ururembo ruhuje indembo zose urimo cya cyiciro gikuru cy'itorero nirwo rurimo aho ibyicaro ariyo icyiciro mu bishwa bavuga ibyicaro bavuga ibyicaro by'abafatanyabikorwa batandukanye dukorana nk'itorero ya miryango yose dukora n'abafatanyabikorwa bose turi hano i Kigali niho usanga hakenewe umwihariko ku wundi rwego kubera ko nubwo ari rwo rufite paruwasi nke ndetse ni narwo rufite n'amatorero make ugereranyije n'izindi ndembo ariko ni narwo ya matora akenewe umwihariko haba mu myubakire yayo kuko ibisabwa mu mujyi wa Kigali kugira ngo ahantu habe urusengero rujyanye n'igihe rujyanye n'icyerekezo bitandukanye biri ku rwego rutandukanye n'ibyasabwa ahandi n'abafatanyabikorwa batandukanye baza bavuye mu bindi bihugu baza ari hano bashyikira rero twabonye bukeneye kugira umwihariko kwitabwaho haba mu buryo bw'ivugabutumwa haba mu buryo bw'iterambere ry'ibikorwa remezo by'itorero muri runo rurembo haba mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'imikorere n'imikoranire twasanze bugomba kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko bugashyirwa ku wundi rwego kugira ngo umuntu uvuye mu kindi gihugu cyo mu Rwanda umuntu uvuye mu bundi burembo aje i Kigali nahagera ahabone wa mwihariko ahabonere bwa bufasha butuma avuga ati ahangeze noneho ni mu burembo ruduhuza twese rero niyo mpamvu twashimye ko ruza hano ku biro bikuru by'itorero kugira ngo ibiro bikuru by'itorero bifashe muri urwo rugendo rw'ubuyobozi ndetse no gutanga umurongo hariho n'ibindi tuzakomeza kubasobanurira ariko ikigamijwe cyabyo ni uko ukwiye umwihariko nk'ururembo rufite bya bikorwa bikwiye kuba biri ku rwego rujyanye n'uyu mujyi wa Kigali rero twabonye ko kugira ngo muri izi mpinduka turimo itorero ADEPR ritisanga ryasigaye ritagezeho bikwiye kugera bikwiye guhabwa imbaraga ururembo rwa Kigali abanyakigali mwese tuzafatanya mu biganiro bitandukanye kuko twifuza ko hari impinduka zihuta zikozwe mu buryo bwo gushyira ururembo amatorero yarwo ibikorwa bihakorerwa ivugabutumwa muri uru rurembo kubishyira ku rwego riba igisubizo ku muryango munini nyarwanda ugenda uza kuko mukubona ko abantu benshi bari kugenda bimuka bajya mu mijyi rero uburyo bwose buzakoreshwa ni utuma ururembo rugira uyu mwihariko mu buryo bwihuse bwo kwiyubaka rero twabonye kugira ngo bikurikiranwe mu buryo bwa hafi mu buryo butaziguye bukwiye kuza bukabarizwa ku biro bikuru by'itorero akaba ariho ibikorwa byo gukurikirana imiyoborere yarwo ibarizwa ibindi tuzakomeza nabwo gufatanya navuze n'abanyakigali kuko ndabizi ko namwe mufite kwibaza ngo ese ko tubona hano bitari kugera aho dushaka ko bigera uyu mujyi uri gukora ku buryo byihuse uri kwaguka uri kuba mwiza cyane ku buryo bwihuse kandi ni byiza aha rero izi mpinduka twabonye ko ururembo rwa Kigali rukwiye kugira uwo mwihariko biranumvikana tubiganira twanabwiye ko n'abakristo mu zindi ndembo n'abashumba b'izindi ndembo bakwiye kuba nabo bafatikanya n'ubuyobozi kuko iyo tugeze ku rurembo rwa Kigali twisanga twese turuhuriyemo twese buduhuza mu bintu bitandukanye ibi rero bikwiye kuba ubuyobozi bw'itorero bushyiraho umurongo bushyiraho uburyo bushyiraho ibikorwa n'imikorere ituma hamwe twifuza ko itorero rigera muri uyu mujyi wa Kigali ufite impinduka nziza zihuta ko n'itorero ridasigara inyuma ibi rero turabizeza ko mu rugendo butangiye ururembo rwa Kigali twifuza ko rugira izo mpinduka
utuma tugera kuri bya bipimo byose bikenewe kandi tuzabifatikanya tuzabigeraho. Yego, reka ngaruke gato inyuma ku y'itoro rifasha abakozi by'umwihariko batakiri mu nshingano, aba bashumba hari n'abandi bakoraga mu buryo bwa tekinike ariko ntibatekinika, ubu ndavuga abandi bashinzwe ibikorwa ku maparuwase. Mwigeze kubikomozaho muri introduction cyangwa se muri buriro, mugaragaza uburyo hari n'abatangiye gushyirwa mu yindi mirimo nyirizina, by'umwihariko abashumba cyangwa se n'abantu bandi bakoranaga. Iyo umuntu avuye mu nshingano gutya, ituro rikomeza kumufasha gute mu buryo kugira ngo ye kugenda gutya buri akazi buri icyo gukora? Hari icyo ituro riteganya kubafasha abashumba bagera mu 100? Icya mbere, hari icyo amategeko ateganya gufasha umuntu iyo yari umukozi akaba atakiri mu kazi. Ibyo ngibyo turabikora nk'itorero, kuko itorero ADEPR rigendera ku mategeko nyine, rigendera ku mategeko, ryubatse inzego, rishyiraho uburyo bw'imikorere. Ariko ikindi, itorero n'umuryango, itorero ADEPR ririmo amahirwe menshi atandukanye. Umuntu ashobora kuba atari umushumba wa paruwase ariko afite n'ibindi yakora, yayobora ikigo cy'amashuri, kuko dufite ibigo by'amashuri birenga 300. Ashobora kuba yakora muri imishinga itandukanye y'itorero, kandi abantu rero bakomeza guhabwa ayo mahirwe ahari bijyanye n'ubumenyi bafite. Niba dufite umushinga ukeneye umukontabure kandi umuntu akaba n'ubundi yari kontabure muri paruwasi se, niba iyo paruwasi itagihari, uwo muntu arafashwa akajya muri wa mushinga. Rero ibyo itorero rikomeza kubikora. Ariko ikindi nabwo ni uko abashumba dufite baba bafite ubumenyi butandukanye. abakristo